kuva nkikorera mu Rwanda mu kazi nari mfite hari imishinga myinshi nagiye ngiramo uruhare. Ibyo rero narabikomeje nkabikora byiyongereye ku yindi mirimo mfite. Ubwo rero mu minsi ishize mperuka mu Rwanda igitekerezo nari narakigize ngenda nshakisha abo twafatanya duhuje vision cyane cyane bitewe yuko mba ntari kenshi n'uburyo bwa tekinoloji buriho, nagiye nshakisha kuri za YouTube channels. Nuko rero naguye kuri YouTube ya Pasteur, ntabwo tuziranye ntiturabonana uretse uku nguku ku buryo virtuel ikoranabuhanga, nk'aho tuziranye iyo tuganira wagira ngo tumaze imyaka myinshi, ariko twahuje na vision nta kindi, nta muntu wamundangiye, ndumva nawe nta muntu wigeze yakundangira. Nuko twahuje duhuzwa na vision. Rero turaganira dusanga yuko hari ibyo twahuriraho tugafashanya. Mu gutegura ibi ngibi rero ni ibiganiro nuko twabyize, ntabwo ari ukuvuga ngo hari amasomo yihariye nje gutanga, oya, ni ukungurana ibitekerezo. Ariko ikigamijwe ni ikihe? Ikigamijwe ni uko muri ibi bitekerezo havamo ibintu bifatika. Tujya mu manama menshi, dusoma ibitabo byinshi, dukurikira inyigisho nyinshi, ariko turifuza yuko mu gihe gitoya muri biganiro byacu nko mu kwezi kumwe, mu mezi abiri, bamwe muri twebwe baba bafite ibikorwa bifatika bibyara inyungu kandi bitanga akazi kandi bituma bagira imibereho myiza ifatika. Birasaba kwigomwa umwanya, birumvikana, ariko uwo mwanya ushobora kuba icyo nakwita igishoro, investment, ku buryo numva yuko uwo mwanya wazavamo umusaruro ufatika mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu rero nubwo tutari benshi cyane 15, ariko buriya turi bake beza, buriya 15 ntabwo ari bakeya. Bizatuma ibyo dushobora kugeraho cyangwa ibiganiro tuza kugeraho n'ubusanzwe bifite akamaro, ubwo bizatuma n'abandi baza, kuko uburyo dufite kuri internet n'abantu bashobora guhurira hano ari nka 500. Icyo cyiza cy'ikoranabuhanga. Muri make ni ibyo ngibyo. Ubwo wenda niba ubwo Pasteur niba afite ikindi wenda yakongeraho yacyongeraho, cyangwa niba hari undi wenda wafata wenda nk'ijambo rigufi akavuga icyo yiteze kuri ibi biganiro, kuko iyo tuganira n'ibintu byagombye guhura n'ibyifuzo byanyu. Ubwo mbere yuko nkomeza, ubwo nawe mbasubije ijambo. Reka tubikore muri ubu buryo. Hano kuri Zoom hasi harimo akantu ko gucatinga ka chat box cyangwa chat room. Ushobora kwandikamo ijambo, ushobora kwandikamo izina ryawe, noneho ukanatubwira icyo wifuza cyazagerwaho muri ibi biganiro, kugira ngo facilitator nawe ajye yibuka ibyo abantu bari bategereje, ibyo bari bafitiye inyota, abigarukeho, abisobanure kurushaho. Biraba ari n'uburyo bwiza bwo kwibwirana ko abahari. Nifuza ko buri muntu yakwandika izina, akavuga ati nitwa gutya, mperereye aha, muri ibi biganiro ndumva ntegerejemo iki n'iki. Murakoze, reka tubigenze gutyo.
ngira ngo igihe abantu bakibikora barajya bandikamo urimo no kutunyuriramo mu biganiro ntabwo byabuza ko dutangira noneho abantu bagakomeza kugenda bandikamo buhoro buhoro uko ibyo bifuza muri ibi biganiro. nakomeza yego akomeza. ubwo ndagenda nkurikiza izi za slide. insanganyamatsiko nyamukuru ndabona ijyanye n'izina rya YouTube channel ya Pasteur ubukire nyabwo. ririya jambo nyabwo ndumva ari ijambo rikomeye cyane kuko hashobora kuba hariho ubukire tubona atari ubukire nyabwo. Nduva mu biganiro tugenda tugira turaza gusobanukirwa ubukire nyabwo ubwo ari bwo. iyo ni topic rusange tuzanagenderaho mu minsi iri imbere tuzakomeza kugenderaho, ariko ku buryo bw'umwihariko insanganyamatsiko y'ibi biganiro bizakurikirana wenda nk'inshuro 10 ni uburyo bwo gukora umushinga ubyara inyungu. Umushinga ubyara inyungu ni ukuvuga yuko buri muntu wese witabiriye iki kiganiro cyangwa uri kuri ziriya gurupe za WhatsApp twifuza yuko cyangwa yifuza kugira umushinga ubyara inyungu. Ko umukristo mu iterambere ni uko afite ibikorwa bimuteza imbere. Ibyo bikorwa rero ni ibibyara inyungu. Tuzabikora rero mu biganiro tuzabikora mu buryo bw'ibiganiro. Metodoloji nyine tuzakoresha ni ukuganira, ni ukungurana ibitekerezo, ni ukuzuzanya, ni ugufashanya, ni ukwisungana, ariko cyane cyane ni ugushaka ibisubizo bishya. Kuki gushaka ibisubizo bishya? Ubu turi mu gihe cya covid. Covid buriya ni ikintu kizanye impinduka ikomeye cyane, kihinduye ibintu byinshi mu mibereho ya buri munsi ku buryo bw'igihe kirekire. Ni ukuvuga rero yuko uko ibintu byari bimeze siko bizakomeza kumera. Ni ukuvuga yuko ibisubizo uburyo twakoraga ibintu kugomba guhinduka. Urugero, hari ingero nyinshi nako sinazivuga ngo nzirangira, ariko ni ukuvuga yuko tugomba gushakisha inzira nshyashya zo gukemura ibibazo cyangwa z'imikorere cyangwa z'imitekerereze, kuko nitutabikora ntabwo iminsi iri imbere izatugora cyane. Hari ingero nyinshi turazizi. Urugero navuga, kera amasaha igihe nta mwanya twagihaga, cyane cyane ari mu Rwanda, cyane cyane abanyafurika bakora kuvuga ko tudakunda kubahiriza igihe, ariko ubanza ubu ngubu tumaze gusobanukirwa akamaro k'igihe. Saa moya, saa 12, saa 2 zizajya zigera umuntu yumve ko hari ikintu kigomba guhinduka muri gahunda ze kubera ibyo tumaze kunyuramo. Ni ukuvuga rero ko ibihe bya covid turimo niyo byazarangira bizarangira, ariko bizadusaba guhindura imikorere, bityo tugashaka ibisubizo bishya. Ni ukuvuga rero mu biganiro tuzagenda dushaka ibisubizo bishya bijyanye n'ibihe turimo. Ikintu rero kigomba guhinduka cyane ni imyumvire, icyo mu Cyongereza dukunze kwita mindset.
impamvu ndi kuganira ibindi bya rusange nuko mbere yo kujya mu mishinga ifatika hari ibintu by'ibanze tugomba kubanza tugatekereza kuko niyo fondasiyo yo kugira ngo tugire ibikorwa bishyashya. Ni ukuvuga ko hari imyumvire mishyashya, hari amahame, hari impamvu, hari ibintu by'ibanze tugomba kubanza kuganiraho mbere y'uko tuzajya mu mishinga ifatika, kuko ibyo niwo musingi wo kugira ngo tuzashobore kugira ibikorwa birambye kandi bibyara inyungu nyine ku buryo burambye. Imyumvire rero niyo tugomba guhindura cyane. Nk'ubu nabaza ikibazo, wenda ndizera ko mufite amakayi cyangwa impapuro n'amakaramu cyangwa mugenda mubyandika ku buryo bw'ikoranabuhanga ibibazo kugira ngo nyuma muzagende mubitekerezaho kuko nibyo shingiro cyangwa bizavamo isoko y'ibitekerezo bishyashya. Ushobora kubabaza nti ese wowe ku giti cyawe uri umukene cyangwa uri umukire? Wumva uri umukene cyangwa uri umukire? Ibintu ni ibintu ikibazo gikomeye cyane kuko kenshi hari ibintu bakunze kwita poverty mentality cyangwa abundance mentality cyangwa poor and rich mentality. Hari imyumvire abenshi bavuga yuko ubukene cyangwa ubukire ari mindset, ari uburyo umuntu abona ibintu wenda kenshi bitajyanye n'imitungo afite, ahubwo imyumvire niyo ituma agira imitungo cyangwa ntagire imitungo. None wowe ku giti cyawe iyo wisuzumye utekereza ko uri umukene cyangwa uri umukire? Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubukire gukira, ndumva ubundi mu Kinyarwanda gukira, inshinga gukira ni uko ubundi umuntu akira nk'indwara. Ni ukuvuga yuko umuntu aba yarigeze kuba muzima akarwara nyuma agakira. Ni ukuvuga rero ko ubukire tuba dufite ikintu dukira. Ni ukuvuga ko twigeze kubaho dukize ariko wenda tuza kurwara none tugomba gukira. Icyo kintu nacyo turaza kukigarukaho kuko ni process yo kuva ahantu hamwe ujya mu handi. No gukena ni ukuvuga yuko wigeze kuba umukire noneho urakena. None niba warigeze kuba umukire wakenye kubera iki? Ibyo ni ibintu tuzagenda tugarukaho. Ubukene ni iki? Burangwa ni iki? Cyangwa ubukire ni iki? Burangwa ni iki? Kuko mwibuke yuko topic insanganyamatsiko nyamukuru ari ubukire nyabwo. Ubukire turi kuvuga ni ubuhe? Hano rero hari ubukene navuga kenshi tuvuga ubukene. Ese ni ubukene tubona inyuma cyangwa habaho n'ubukene imbere? Turavuga ubukene mu mubiri. Kenshi abanyarwanda iyo tubonye umuntu agenda mu muhanda ushobora kuvuga ngo uriya muntu ni umukire. Kubera iki? Kubera imodoka atwaye, kubera uburyo yambaye, kubera smartphone afite, kubera uburyo yashokoje, kubera isaha afite. Kenshi ubukene cyangwa ubukire tuburebera inyuma. Ese inyuma niho hadefinisa, niho hatuma umuntu ashobora kumenya ko umuntu akize cyangwa akennye, cyangwa hariho n'ibindi biri imbere mu mubiri, muri kamere muntu, mu mitekerereze bitagaragara ariko bishobora gutuma aba umukire ukaba wamwibeshyaho yuko ari umukene kandi wenda ari umukire kuko ubukire butari kububona wenda uhisha imbere. Ibyo nabyo rero ni ukubitekereza. Noneho ubukire dufite ni ubuhe? Ubukire dushaka ni ubuhe? Ubukene tudashaka ni ubuhe? Ubukene turwanya ni ubuhe? Tugomba kumenya. Ntabwo warwanya ikibazo utakizi. Ni ngombwa rero ko tumenya ubukene turi kurwanya, noneho tukamenya n'ubukire nyabwo dushaka. Ibyo ni ibiganiro tuzagenda tugarukaho mu minsi iri imbere. Mu Rwanda ibijyanye n'ubukene dusigaye tubibarira mu kintu cyitwa ibyiciro by'ubudehe. Ubu ngubu hariho ibyiciro by'ubudehe bishyashya. Ubushize hari ibyiciro by'ubudehe biriya byavuguruwe, havugwaga icyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane.
nababaza buri muntu ubu ngubu tufashe ibyiciro by'ubushize wari mu cyiciro kibi. Ndakeka yuko benshi kuba umuntu ari kuri mudasobwa afite smartphone ndumva mwari mu sinshidikanya ko mwari mu cyiciro cya 4. Ubu rero hariho ibyiciro ariko umuntu ne wareba wari mu kiye cyiciro. Ubu ibyiciro bihari by'ubudehe uburyo babishyizeho ni A B C D E F. Icyiciro A nicyo cy'abakire. Ni ukuvuga abantu binjiza amafaranga mu rugo, binjiza amafaranga arenze 600,000 mu kwezi. Ndakeka yuko ubwo noneho wareba ubu ngubu uri mu cyiciro cy'iki. Uri muri A, uri muri B, uri muri C. Umuntu ufite smartphone, ubwo narebye za statistique, abantu ufite smartphone mu Rwanda bageze kuri 20%, munsi ya 20% mazari 16, hagati 16 na 20. Ni ukuvuga ko umuntu ufite smartphone cyangwa akaba afite machine laptop ari mu bantu 20% bakize mu Rwanda. Ukuvuga rero niba uri gukurikirana ikiganiro ubu ngubu uri mu bantu 20% bameze neza mu Rwanda. Abakurikira bari abo ngabo muri 80 dufashe mbega criteria smartphone. Ariko no kuba ko ufite amashanyarazi uri mu nzu uri mu bantu mbega bameze neza. Tubihereye kuri definition y'ubudehe. Ariko ubwo tugomba no gusobanukirwa bari abandi bari mu bindi byiciro barangwa n'iki. Cyangwa ni gute umuntu aba mu cyiciro kimwe ajya mu kindi. Aha rero ngewe mu bitekerezo maze iminsi ntekereza mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu, iterambere ryo mu Rwanda. Murabizi ubu turangije vision 2020 yavuga ko u Rwanda mbega ruzaba rugeze mu bihugu biteye imbere mu buryo buciriritse, aho buri munyarwanda yinjiza amadolari 1,200 n'andi ku mwaka. Ntabwo twashoboye kubigeraho 100%. Ubu ngubu umunyarwanda yinjiza 800 n'andi mu mwaka. Ubu rero twinjiye muri vision 2050, teganya yuko umunyarwanda muri 2050 muri rusange azaba yinjiza 12,000 by'amadolari ku mwaka. Ni ukuvuga gukuba inshuro nyinshi cyane. Ni ibintu rero bisaba imbaraga nyinshi kuko abaekonomiste ubibaze ni ukuvuga ko buri mwaka hazabaho kwiyongera k'ubukungu croissance économique cyangwa economic growth nibura y'10% buri mwaka imyaka 30 iri imbere. Ibyo bintu ntaho biraba mu isi uretse mu Bushinwa imyaka 30 ishize. Ni ukuvuga rero yuko birasaba ibintu bidasanzwe. Eske birashoboka? Ni ibintu bishoboka, ariko se birasaba iki? Niyo wenda tutabigira 100% ko tukabigira nka 80%. Aha rero ngewe naje gusanga uko bitekereza mu byiciro by'ubudehe abantu bateje ibibazo mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ni abantu bo muri kategori ya mbere, kategori A, abakiri. Uti kubera iki? Ni ukubera yuko abangaba nibo bari moteur, donc bashobora kuba engine y'iterambere. Urugero ni ukuvuga yuko muri aba bakize tuvuge wenda ko ari nk'10%. Ni ukuvuga ko umwe hanze umurimo uha nibura abanyarwanda 5 akazi. Abanyarwanda bose babona akazi. Icyo gihe abanyarwanda bava mu bukene. Ni ukuvuga yuko abantu binjiza ari amafaranga arenga 600 bashoboye guhanga imirimo ku buryo buri muntu ashobora guha nk'abantu 10 akazi. Abantu bari hafi miliyoni, ukuvuga ko bashobora guha abantu hafi miliyoni, no twafata 5, niba ari abantu miliyoni bashobora guha abantu miliyoni 5 akazi. Ni ukuvuga rero ko ngo abafite byinshi basabwa byinshi. Ni ukuvuga yuko abitwa ko bakize twebwe turi muri zino kategori nitwe dufite inshingano zo gukura abandi mu bukene. Byakugwa gute rero
byakorwa nyine muri uburyo bwo guhanga kugira ngo tubigereho rero birasaba nyine guhindura mindset bimwe kugira ngo dushobore gushora. Hari ibiganiro byagiye bigaragara ku Kirenyabwo YouTube channel bivuga ku bintu bijyanye no gucunga umutungo. Navuga yuko ikintu kimwe kirangwa na ntuza n'imitekerereze y'ubukene ni uko habamo mbe na mbere hari ukumva ko umuntu akennye ntabona amahirwe afite, hari ugupfusha umutungo ubusa, umutungo muke umuntu afite, hari ukwiyemera umuntu ntashake no kwirarira no gusuzugura imirimo imwe n'imwe. Ibyo byose ugashobora kubasha umuntu udafite akazi kandi akazi gahari, umuntu akabwira ati sinagakora. Mbega muri make mu bintu bijyanye n'imirimo yewe nasanze ntabwo abantu babuze akazi, ahubwo akazi kabuze abantu bagakora. Gute? Igihugu gikennye nk'ibihugu byacu byo muri Afurika hari ibintu byinshi byo gukora cyane, byinshi, kuko hari ibibazo no kuvuga ko haba hari opportunity nyinshi zo gukora mu buhinzi, mu bworozi, mu bwubatsi, muri sectors zose. Ahubwo usanga akazi kabuze abantu. Urugero dufashe na sector ikomeye cyane y'ubuganga. Abaganga bari mu Rwanda se barahagije? Mu bindi bihugu umudokiteri agomba kuba avura abantu 1000. Ni ukuvuga ko mu Rwanda twagombye kuba dufite nibura nk'abaganga 10,000 abadokiteri, ariko ntitubafite. Ni ukuvuga ko akazi k'ubuganga kabuze abaganga. Ibyo hari impamvu, hari imyigishirize, hari ibintu bitandukanye, ariko akazi ni kabuze, ahubwo akazi kabuze abantu bagashoboye kugakora kugira ngo batange ibisubizo. Ibyo ni ukuvuga yuko hari za opportunity nyinshi zihari. Mbere rero ko dukomeza, ubwo nari maze kuvuga ibintu bya rusange bijyanye muri rusange gutekereza ku bintu by'ubukene, gutekereza ku bintu by'ubukire nyabwo. Noneho niba dushaka gutera imbere, kuba abakire, tubivuze gutyo, impamvu ni iyihe? Why? Turashaka kugera kuki? Ibyo nibyo biganiro nagira ngo nkurikizeho mu minota ikurikira, ariko wenda mbere yuko nkomeza sinzi niba wenda haba hari nk'ikibazo cyangwa igitekerezo wenda nk'umunota umwe, iminota ibiri, kugira ngo ntiharire ijambo mbere yuko nkomeza. Naba mbasubije ijambo. Murakoze cyane. ngira ngo uwaba afite ikibazo ashaka kumubaza this time ukaba washyiraho mikoro ukabaza noneho, cyangwa igitekerezo, noneho akabona gukomereza mu kindi cyiciro yari agiye kugeramo. Umwanya ni uwanyu. Kuko ntawe mpise mbona, ngira ngo ubu no kubera ko tukiri mu bintu biri generali nyine, tutarinjira muri suje nyirizina. Wakomeza noneho abantu bakaza kuba babaza nyuma. Ushaka kubaza, hari ukuntu hano kuri Zoom kandi iruhande rw'izina ryawe ubona ahantu hari ikiganza. Iyo ukanzeho turabibona, tukabona ko wamanitse ikiganza, noneho tukaguha ijambo. Waza kushaka kugira icyo avuga, abaza, yaza gukanda kuri icyo ku kiganza, akazamura ikiganza. Ndabona witwa Emmanuel Niyonshuti na Cyuzuzo bashyizeho mikoro. Hari ikibazo mushaka kubaza? Ngira ngo reka dukomeze.
dukomeze. Yego. Twakomeza ubwo biracyari rusange ariko biriya tuvuga abantu babinote kuko tuzagenda tubigarukaho. Bon, noneho tugiye ku ntego, kuki dushaka gutera imbere, turashaka kuva hehe tugana hehe, niki dushaka muri make, ubuzima bwiza dushaka burarangwa n'iki. Hari inyandiko nabonye itanga inzego z'imibereho, numva ari byiza kubimenya kuko bituma mbega umuntu ashobora gutekereza. Yasanze hariho inzego enye, levels. Iya mbere twakwita mu cyongereza survival, kubaho uri muri survival, survie donc mu gifaransa no kuvuga ko kubaho bimwe byo kuramuka. Kubaho byo kuramuka ni umuntu utunzwe uvuga ati ejo se, wibaza ati ejo se nzarya. Aba bantu rero turebye muri bya byiciro by'ubudehe ni benshi, ni abantu batungwa n'uturaka, ni abantu bahuye n'ibibazo bikomeye cyane muri iki gihe cya covid, kuko ni abantu barya ari uko bakoze. Abantu benshi rero baba muri ino situation yo kuba survival, kuba mu gihe cyo kubaho cyo kuramuka, ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze. Aba ni babandi ba muri za kategori z'ubukene. Hariho rero icyiciro cya kabiri kiri hejuru cyitwa stability. Stabilité ni ukuvuga ko ubugeze ahantu twakwita kudamarara. Aha ngaha ni abantu bafite akazi, bahembwa, tuvuge ngo ndifashisha covid, ni ukuvuga ko ni abantu no muri covid badakora, barahembwaga nubwo baba batakoze, bafite umushahara cyangwa barafite business, bafite amafaranga bari barashyize kuri konte. Twavuga ko ari abantu bari muri stabilité, nta barenze ya survival. Ariko aba bantu kenshi ni abantu bafite umushahara, bafite akazi, ni abantu bafite za business iciriritse. Ikibazo ni iki, ni uko muri iki gihe cya covid hariho abantu benshi bari muri stability basubiye hehe, muri survival. Basubiye hahandi kuko akazi baragatakaje cyangwa business zabo zarahombye, baragenda bamera nk'abandi banyakabyizi, ibintu byabaga amafaranga birahagarara. Ni ukuvuga yuko niba uri muri stability ishobora kuba itazaramba. Ni ukuvuga ko niba ufite akazi uri muri stability nibyo wibwira, ariko ushobora kuzasubira muri hariya ha survival yo kurama. Iki kintu ni ukugitekereza cyane. Iyo rero ushoboye gutera intambwe yisumbuyeho kugera kuri urwego bita success, réussite, none ukabaho umuntu n'umuntu babita bagaga, ni umuntu bavuga ko yageze iyaje. Ni wa muntu ufite inyungu zihoraho. Aba bantu bari muri kategori y'abantu bafite ibyo bita passive income. Ni ukuvuga yuko corona ntiyigeze bakoraho. Uyu muntu afite amazu yubatse akodesha, abapangayi bakeneye kugira, nta nubwo yari yitaye yuko bataye akazi, arabwiraga ati n'utandi nyishyura ndagusohora, ukemera ukaburara ariko ukishyura nyir'inzu. Aba bantu rero ngo ni abagaga, yakora atakora, afite icyo bita passive income. Ni ukuvuga ko we ari muri stability irenze yo hejuru. Ibyo bintu ni ukubitekereza cyane. We biragoye kugira ngo asubire hasi. Afite amazu, afite aho yashoye amafaranga, yakora atakora amafaranga arinjira. Aha ni ukuhatekereza cyane. Noneho hari n'urundi rwego rurenzeho bita significance, ndabuze ukuntu rushyira mu gifaransa. Ni hahandi umuntu noneho yaminuje, we akora ibyo gusiga umurage. Ni umuntu niyo amaze gupfa arakomeza akinjiza amafaranga. Donc hariho abantu ukora ibikorwa, yaba yapfuye abana be bakazakomeza gusoroma inyungu z'ibintu yakoze. Aba bantu si benshi wenda mu Rwanda, mushobora gufata wenda nk'ingero. Hari igihe tujya tunyura hari i Kigali ukavuga ngo ni kwa Rubangura. Rubangura ngenda muzi akiriho. Rubangura yitabye Imana, ariko iranzu yasize yinjiriza abana be, iracyariye.
ni ukuvuga ko Rubangura yapfuye yarageze mu rwego rwa significance, doko yasize ibintu by'umurage byinjiza amafaranga abuzukuru n'abuzukuruza mu gihe bazabicunga neza. Ni ukuvuga rero yuko iyo ushaka ubuzima bwiza ugomba kuva muri level ujya mu yindi. Twebwe rero turi hano kuri urubuga ushobora gusanga wenda twebwe turi kuri stability, abenshi turi hariya kuri stability, turi gucunganwa n'umushahara, turi gucunganwa na ka business, ejo gafunze dusubira muri sarava, dusubira hahandi kumenya ngo ejo nzaramukane, ejo nzari iki. Ni gute rero wava muri stability hariya muri ya level ukajya muri iriya level ya success? Ni ukuvuga yuko ugomba kugira ibikorwa bya bindi bizana icyo bita passive income, niyo waba udakora byinjiza amafaranga. Aha rero niho haza ya mishinga turi gutekereza. Hariya ni hahandi kuri iki cyiciro cya gatatu no hejuru, niba abandi badahangayika ngo haje ikiza, haje crise nk'iyi ngiyi, kuko baba barageze ahantu hari stable. Ntabwo byoroshye, ariko ni ibintu bishobora kugerwaho. Ni ukuvuga rero yuko tugomba gukora ibishoboka byose ku buryo tudashobora gusubira muri survival, tukagwa mu cyiciro cyo hasi. Ariko nk'uko mubizi, corona yashubije abantu benshi mu mibare iri kugaragara, bavuga yuko ari nk'abantu 600,000 bashobora kuba barasubiye mu bukene, bari bararenze akagozi k'ubukene kubera corona. Imisi yose niko bimeze. Abenshi rero nabacungiraga kuri iyo mirimo itaramba. Ni ukuvuga rero gushaka ya mishinga, tugomba gushaka ni iyihe mishinga ishobora kutujyana kuri level cyane cyane iriya ya success. Ni ukuvuga ko niba utekereza umushinga, tekereza umushinga uzagukura, ntuzongere kurota usubira muri survival, ukazajya muri stability ukayivamo ukajya muri success, ahantu wagira inyungu zihoraho. Niyo waba warwaye ukaba uzi ko igikorwa cyawe kikwinjiriza amafaranga, icyo gikorwa rero ni ikihe uri gutekereza. Ibi biganiro bigamije yuko uzarangiza ufite igikorwa gifatika ushobora gushyira mu bikorwa kigatuma ujya kuri ya level. Ni ugutekereza rero bidasanzwe, ugashaka ibisubizo bishyashya, ukareba za opportunities zihari ukagira. Kandi ikindi kintu tugomba kumenya nuko ahari ibibazo haba hari business opportunities nyinshi, haba hari amahirwe menshi yo kubona umushinga wakora. Ubwo rero biradusaba gutekereza cyane. Bon, twabigeraho gute? Tumaze kubona icyo gikorwa, tumaze kubona uwo mushinga, icyo gitekerezo, cyangwa kugira ngo icyo gitekerezo tukibone neza, twabigenza gute kugira ngo gishobore kutugeza ku byo dushaka. Ahangaha ndabasangiza abo nashoboye gusangiza igitabo cyanjye nanditse, hari formule nakoze mu bushakashatsi bwanjye, ndi bubasangize hano. Ndabona hari akantu nibagiwe. Bon, tuzayigarukaho, ariko igizwe n'ibintu bine bishobora gutuma mu byo ukora ushobora kubigeraho kandi ukagira impinduka irambye. Icya mbere ni vision. Mu Rwanda tumenyereye vision ryabaye ijambo, vision ryabaye ijambo abantu bamenyereye, n'umuntu ugize icyo agira baravuga ati yageze kuri vision cyangwa afite vision. Ni ukuvuga yuko umuntu ugomba kugira icyerekezo, kugira icyerekezo, kugira intego n'ingamba z'ahantu ugana z'ibintu ushaka kugeraho, ukabitekereza neza, ukabyumva, ukagira ishusho. Ubwo bukire ushaka kugeraho, ubwo buzima bwiza uzaba umeze gute, ukumva yuko ukabibona mu maso yawe kandi ukumva ko ari ibintu ushobora kugeraho. Ibyo rero bisaba gutekereza. Ndumva bashoboye gusoma cya gitabo nabasangije mu Kinyarwanda, harimo uburyo ushobora gutekereza, ugakora umwitozo, ukandika icyerekezo cyawe ku giti cyawe cyangwa icy'umuryango wawe ku buryo bwanditse, noneho kikakuyobora mu bikorwa byose.
ntabwo rero ushobora kugeraho mbega icyerekezo ni nko kumenya iyo ujya destination. Kenshi rero dufata urugendo tukagenda tutazi iyo tujya, noneho tugahuzagurika mu nzira, tutazi ko urugendo rureshya, tutazi ahazamuka hamanuka, bityo tukayoba cyangwa tugacika intege. Ni ngombwa rero kugira icyerekezo, ni ukuzasoma cya gitabo noneho kugira ngo mushobore, buri muntu wese ashobora kwandika icyerekezo cye, ashobora kwandika intego ze, ashobora kugira ingamba ze kwiteza imbere. People, abantu, gufatanya, nta muntu wigira. Hari imigani myinshi yo mu Kinyarwanda, ijambo ry'Imana rirabitubwira, nta muntu wigira wenyine. Yego kwigira bibaho, kumva yuko ushoboye, ariko ugomba gufatanya n'abandi. Niyo ari vision yawe, niyo ari gahunda yawe, ugira abantu bakugira inama, ugira abantu bafatanya. Ugomba rero kugira abantu b'abajyanama bawe, bumva icyerekezo cyangwa muhurije ku cyerekezo, mufatanya mu rugendo. Ibikorwa, ntacyo wageraho udafite ibikorwa. Ubwo niho tuzagaruka n'iki cyakorwa mu buryo bw'imishinga. Igihe ni ikintu gikomeye cyane. Tuzabona yuko kenshi igihe cyacu tugipfusha ubusa, kandi niwo mutungo kamere tugomba gukoresha. Ushobora kuvuga uti se igihe cyane nk'ubu nagikoresheje iki? Cyane cyane ko kenshi igihe cyacu tugishyira mu bintu bitatwungura ku buryo burambye, ahubwo mu bintu wenda bitunezeza igihe gitoya cyangwa bitubwira ko turi kuruhuka, ariko igihe kiri kuducika cyangwa kiri gupfa ubusa. Ibyo rero niyo umuntu abihuje bibyara impinduka. Ni ukuvuga rero yuko birasaba iki? Urasaba kugira icyerekezo, ukagira intego, ukagira intumbero, ukagira ingamba, ukagira abo mufatanya cyangwa bakugira inama, ukagira ibikorwa bifatika, gahunda y'ibikorwa, ugacunga neza igihe. Ibyo wabihuza ukagera, ugashobora kuzagera ku mpinduka cyangwa ku buzima bwiza wifuza. Bon, aha noneho turagira ngo tugane kuri cya kintu twavuga ngo ubukire nyabwo. Kenshi gutera imbere cyangwa kugira ubuzima bwiza tubishyira ku kintu kimwe. Dukunze kubishyira ubukungu cyangwa kugira ubuzima bwiza, dukunze kubishyira ku bukungu bufatika, economic. Tuvuge mu Rwanda cyangwa muri Afurika n'ahandi hose ku isi, ni iki umuntu avuga ati nageze iyonge, meze neza? Ni ukuvuga yuko iyo umuntu arya neza birumvikana, yambara neza, atuye neza, cyane cyane wenda afite inzu ye, afite imodoka yo kugenderamo, ashobora kwivuza. Ibyo byose ni ngombwa, ariko ni ukwibaza kugira ngo ibyo byose birambe, byonyine birahagije? Hano rero hari uburyo burindwi, ibintu birindwi bigize ubuzima umuntu agomba kwitaho iyo ashaka ubuzima bwiza cyangwa kugira ngo agire ubukire nyabwo. Icya mbere twaheraho ni ukugira ubuzima bwiza bw'umubiri. Ubuzima bwiza bw'umubiri, kugira umubiri uzira umuze, nta ndwara. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, kuko kenshi hari igihe tukusanya ubukire tukirengagiza, cyangwa tugakora cyane ariko tukirengagiza umubiri wacu. Ntacyo rero ubukire bwaba bumaze umuntu afite indwara, cyane cyane zatewe n'uko atitaye ku mubiri we. Ubukire bwa mbere rero ni ubuzima bwiza bw'umubiri. Icyo ni ikintu cya ngombwa. Ikindi ni ikijyanye n'ubwenge n'ubumenyi, mental cyangwa knowledge, mental capacity, donc ubwenge n'ubumenyi. Ahangaha kenshi bituruka ku mashuri, ariko hari n'ubwenge umuntu yiga mu buzima bwa buri munsi, mu mibereho ya buri munsi akora ahantu hatandukanye. Ariko ubwenge n'ubumenyi, kugira ubwenge buhagije, ubumenyi buhagije, biri mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza muri rusange. Ikindi ni ukugira umurimo, profession cyangwa career. Ugomba kugira umurimo ugutunze, métier, ikintu ukora kikuranga gituma ugaragaza impano zawe mu buzima bwa buri munsi. Kongera ubukungu, economic growth. Ubukungu ni ngombwa. Twahoze tuvuga burangwa na bya bindi umuntu atunze gutuma ubuzima bumera neza. Hari
kubana neza n'abandi, gushyira hamwe. Ibyo ni ngombwa. Social relationship, kubana neza n'abandi ni ngombwa. Kugira urukundo rwabo mu muryango, rw'umugabo n'umugore, rw'ababyeyi n'abana, urukundo bega rw'abantu bo hafi. Ubwo ni ngombwa cyane, kuko utarufite nanone ibyo ukora byose ntacyo biba bimaze. Ikindi rero gikomeye cyane ni ukwemera n'indangagaciro. Turavuga ukwemera, spiritual belief, kenshi bishingiye ku ijambo ry'Imana, ku matorero cyangwa ku madini n'indangagaciro. Ibi byose rero nibyo bigize ubuzima bwiza. Kandi iyo kimwe gipfuye cyangwa kimwe kiri hasi kigusha ibindi. Urugero, iyo urwaye biragoye kugira ngo ubumenyi bwawe bukoreshe, cyangwa iyo wabuze akazi bishobora kukuviramo kurwara, cyangwa ubukungu bwawe bukagwa hasi, cyangwa imibanire yawe n'abandi ikazamba, no mu rugo bikazamba, yewe niba wanasengaga ukagwa. Udafite kwemera guhamya, ni ukuvuga ko niyo wagira ubukungu buri hejuru ushobora kubukoresha nabi, ukajya mu biyobyabwenge, ugakora ibintu by'ibyaha, nanone bwa bukungu bwawe bukazapfa ubusa kuko imyemerere yawe irapfuye. Ni ukuvuga rero ko ibintu byose biruzuzanya. Iyo kimwe kitari ku rwego rushimishije kigusha ikindi. Ubukire rero nyabwo busaba yuko kuri ziriya level, kuri dimension zose ziri uko ari 7 zuzuzanya kandi zikazamuka zikajya ku rwego rwo hejuru. Kimwe ntikigwe hasi. Kenshi hari ubwo usanga iyo kimwe kiri hasi hari igihe bitaramba. Nabaho urugero, ubukire bushingiye ku bukungu ariko budafite ubwenge ntiburamba. Hari igihe iyo mushubije amaso inyuma nko mu mijyi, haba na Kigali no mu yindi mijyi, ushobora gusubizanya amaso inyuma ukavuga ariko wenda nko mu 2010 abantu bari bakize muri no quartier n'ibandi. Abantu bari bakize icyo gihe, ukabareba ugasanga abo bantu bavuye no muri quartier barahombye, baragiye. Ukibaza ukuntu byagenze, ugasanga biragoye kugira ngo umuntu azamuke mu bukungu busanzwe abugumeho, kuko kenshi hari ibindi aba atafite urwego rwo hejuru. Wenda mu ndangagaciro ze ziri hasi, zigatuma atanga za ruswa, akiba, ejo bundi bakamukorera audit agahomba. None niyo mpamvu usanga abakire tuzi bahora basimburana, ntawe uhora hejuru keretse bakeya. Ni ukuvuga yuko hari baba bafite ubukungu bumwe ariko ntiburamba, kuko hari ahandi haba hari hasi, cyane cyane mu bijyanye n'imyemerere no mu ndangagaciro. Ni ngombwa rero biriya bice uko ari 7 byose kubyitaho: umubiri mwiza, ubumenyi, ubwenge, kugira kariyeri professionnel, kongera ubukungu, imibereho myiza, urukundo mu muryango, no kwemera n'indangagaciro. Noneho rero tugiye gutangira no gutekereza dushingiye kuri ibyo ngibyo byose twavuze. Ibyo duhisemo kujya gukora ni ibihe? Ni iki twakora? What to do? Imishinga tugiye gukora turayihitamo gute? Hari Abayapani nibo bakoresheje uburyo bw'ibintu 4 basanze uhitamo ikintu ushobora gukora kikaguha amahirwe, ukakigiramo amahirwe kurusha ibindi byose. Bayita ngo ikigai. Uburyo Abayapani bahitamo intego zabo, ibyo bagiye gukora mu buzima bwabo. Bareba ibintu 4 bihura. Icya mbere, mbere yo guhitamo icyo ukora, ugomba kureba ikintu ukunda gukora. What you like to do. Ni ukuvuga ni cya kintu wumva niyo waba udahembwa wakora ukishima. Hari ikintu ukora ukumva rwose ntibisaba n'agahato, ntibisaba iki, ukunda kugikora kuko wumva kikurimo.
kenshi imirimo dukora duhemberwa tuyikorera amafaranga kuko tuba dushaka umushahara, ariko kenshi si twe turota saa 11 zigira ngo dutahe, kuko iyo mirimo ntabwo tuba tuyikunda, tuyikora kubera yuko tuyihemberwa kandi birumvikana, ariko ntabwo tuba tuyikunda. Ariko niba ugiye guhitamo ikintu ugiye gukora cyawe, hitamo ikintu ukunda uzakora, kuko icyo kintu nicyo kizatuma witanga, niba ngombwa urare nijoro, kuko iyo ugikora nturambirwa, wumva yuko unezerewe. Niki rero ukunda? Niki ufitemo ubumenyi n'ubuhanga? What are you competent at? Donc ni ukuvuga ugomba kureba ikintu ufitemo ubumenyi n'ubuhanga. Ni ukuvuga ko icyo kintu iyo ugikoze urusha abandi, ukirushamo abandi ubumenyi n'ubuhanga, ku buryo ugikoze ugikora neza kurusha abandi, kuko ugifitemo ubumenyi n'ubuhanga. Icyo kintu ni ikihe ufitemo ubumenyi n'ubuhanga mu cyo uteganya gukora? Icya gatatu, icyo abantu bakeneye. Ni ukuvuga ko icyo kintu ukunda, icyo kintu ufitemo ubuhanga, abantu bagomba kuba bagikeneye, kuko nukibaha gifite agaciro bazakwishyura. Aricyo kijyana no ku cya kane, ni ukuvuga ko ikintu abantu baguhembera cyangwa bagura. Ni ukuvuga ko ikintu mu mishinga mutekereza mugomba kureba ikintu gihuza ibi bintu bine. Icyo ukunda, icyo kintu ukunda ukaba ugifitemo ubumenyi n'ubuhanga, cyangwa ukaba wabwongera ukabugira, ukabazi ko abantu bagikeneye, abaturanyi muri quartier gifite isoko, kandi ukazakigurisha bakakishyura. Gishobora kuba ari ikintu gifatika cy'igicuruzwa gifatika, product, cyangwa kikaba ari service. Service kenshi nta nubwo zisaba igishoro. Urugero, hari umuntu ushobora gukunda kogosha abantu, ukunda imisatsi, akumva ko ari ibintu akabikunda, akaba bireba buri gihe, akaba bizi. Ashobora gutangira umushinga wo kogosha abantu, akabikunda, ni service atanga, abantu bakaza niba mu rugo akabogosha, bakamuha amafaranga, bakagenda kuko abikunda. Business za salo muze amafaranga zinjiza. Umuntu ashobora kuba akunda kwigisha, muri iki gihe abana muri quartier akigisha abana, ababyeyi bakamusigira abana muri weekend, akabigisha mu bintu afitemo ubumenyi, bakamwishyura. Hari ibintu byinshi bitandukanye umuntu ashobora gukora, ariko ni ukureba niba bihuza ibyo bintu uko ari bine. Ubwo rero ni ugutekereza, none wowe n'iki wakora cyujuje ibyo bintu uko ari bine? Ni uwuhe mushinga wawe wujuje ibi bintu uko ari bine? Icyo kintu ni ikintu cyangombwa cyane, kuko uyu mushinga n'ugutangira wujuje ibi ngibi, uzawitangira, ntabwo uzarambirwa, ntuzaba deshi, uzahomba wongera uhaguruke, uzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mushinga wawe ugerweho, kuko uzaba ufite ubushake n'ubwitange ku rwego rwo hejuru. Ikindi rero nababwira ni ikijyanye n'igishoro. Maze imyaka myinshi, imyaka irenga nka 30 nkora ibintu by'imishinga, kenshi abantu bakubwira ngo ikibazo bafite ni amafaranga. Ngo mfite umushinga, ngo ariko ikintu nabuze ni amafaranga y'igishoro, capital. Ubu noneho rwose abantu bose babivuga mu cyongereza ni capital. Noneho abantu bakirangiza ibindi bintu, ariko siko bimeze. Imishinga yose ikomeye ku isi yagezweho n'abari aba Bill Gates n'abandi, ntabwo bigeze batangiza amafaranga. Hari igishoro, hari ibishoro bindi bitari amafaranga, ni nabyo by'ingenzi. Aribyo ibi ngibi. Nk'abakirisitu twebwe, igishoro cya mbere ni your identity, ni icyo uri cyo, umwana w'Imana. Niba wumva ko uri umwana w'Imana, ukitwara nk'umwana w'Imana, icyo ni igishoro cya mbere. Tuzabigarukaho. Ni igishoro cya mbere, kuko uzi ko Imana ifite byose, igushakira ibyiza, kandi ariyo izakugeza kuri byose. Ifite ubukungu bwinshi. Ni ukuvuga rero, iyo wumvise ko uri umwana w'Imana, ukagendera ku mategeko yayo, nta kabuza ibyo yakugeneye, kuko biba bihari, ubigeraho. Nkagaruka no ku kintu cyitwa vision, icyerekezo.
muri make icyerekezo ntabwo umuntu agihimba, icyerekezo ntabwo umuntu agihimba, you discover your vision. Donc ijambo ndagibagiwe ikinyarwanda, donc uvumburirwa impuza icyerekezo cyawe. Imana niyo iteganya vision yawe, niyo iba yarapanze ubuzima bwawe. Wowe rero urabusobanukirwa ukamenya icyo Imana yagupangiye. Ni ukuvuga rero ko Imana yagupangiye vision, ubundi iba yarateguye ibyangombwa byose kugira ngo uyigereho. Ni ugomba kumenya inzira n'ibyo ugomba gukora kugira ngo ubigereho, kuko ntacyo uzageraho kiguye hasi. Imana yarabiguteguriye byose, ariko ugomba kugira icyo ukora kugira ngo ubigereho, n'ibyo ugomba kwitwara. Nicyo gishoro cyane. Ikindi ni ubwenge n'ubumenyi ufite. Ubwenge, kuko ibitekerezo nibyo bibyara imishinga, kandi ngo akeza karigura. Ni ukuvuga ko umushinga mwiza wibonera amafaranga. Umushinga mwiza wibonera amafaranga. Iyo ujyanye muri banki bakabona ari mwiza cyangwa babona amafaranga, nta kabuza bashoramo. Ikindi ushora ni impano Imana yaguhaye. Ikindi ni igihe cyawe kugikoresha neza, time is money. Ibindi ni icyizere wigirira n'abantu bagomba kukugirira. Ikindi twigeze kuvuga ni ukuzuzanya n'abandi, gukorana n'abandi. Ibyo rero nicyo gishoro cy'ibanze. Ibi ngibi iyo ubifite ukabishyiramo imbaraga, bya bindi bifatika, amafaranga, ibikoresho bihita biza, kuko niba witwara neza, uri umuntu utabeshya, uri umuntu abantu ushobora kugira icyizere, ufite intego, ibintu byawe biri ku murongo, wicisha bugufi, ufite ubwenge, ufite ibitekerezo bizima, ufite impano. Ntabwo udafite impano, ukoresha igihe cyawe neza, abantu barakwizera kuko bazi ko cyane cyane nko mu bucuruzi icyizere kirakora cyane. Niba abantu bashobora kugira icyizere kugira ngo baguhe amafaranga, ariko hariho abantu ari n'inshuti yawe uvuga uti angurije amafaranga sinamuha kuko sinakwizera ko yayansubiza. Ni ukuvuga rero ko ibyo bintu nibyo bishoro by'ibanze. Ni ukwibaza rero ibintu twabyongera gute kugira ngo bishobore kutugeza ku byo dushaka, ku mushinga dushaka kugeraho. Muri make rero nibyo nari nateganije yuko tuganira muri uyu munsi. Mbere ko nange nabwira yuko hari sesiyo zizakurikira. Muri iki cyumweru twazareba ibijyanye no kubara umutungo. Ndumva ibyo tutazabitindaho cyane, ariko ni ngombwa kumenya umutungo ufite ubu ngubu n'uburyo wawukuza, kugira ingengo y'imari. Ndumva hari ibiganiro byagiye biba, ntitwabitindaho noneho, ariko ibyo ni ngombwa kumenya umutungo ufite n'uburyo uzawuzamura, kumenya uko ari ingingo yawe y'imari, kugira budget ku giti cyawe n'iy'umuryango, n'uburyo ucunga budget. Ibyo ni ngombwa cyane, ni base, kuko nanone nta kuvomera mu rutete. Ushobora kugira umushinga mwiza, ariko niba utazi kubara umutungo no kuwucunga, ni nko kuvomera mu rutete. Ibyo ushyiramo byose ni nk'umufuka utose, binyuramo bikagenda, ibyo byaba ari ugutiki. Ni ngombwa kubanza ukamenya kubara umutungo no kuwucunga neza, ukagira budget, kuyibara no kuyicunga neza, bityo iyo ni fondasiyo kugira ngo none ikizinjira cyose kitaza gucika. Ibyo rero nitumara kuganira mu minsi ikurikiraho, nibwo tuzatangira kwiga imishinga ku buryo bufatika, business opportunities, amahirwe y'imishinga ibyara inyungu by sectors mu bice bitandukanye. Tuvuge mu buhinzi, mu gutunganya ibiribwa, mu nganda, ubucuruzi, muri technology, sectors zose zitandukanye tuzagenda tureba amahirwe arimo. Noneho tujye no kureba proje zanyu ku giti cyabo. Ahangaho umuntu ufite proje noneho hakaba uburyo bwo kuganira, dushobora kubishyira muri za groupe, cyangwa hakaba uburyo nakora ikintu kimeze nka coaching, buri muntu tukaganira ku giti cye ku bibazo bye yihariye, kugira ngo umushinga we awunoze, ashobora kubishyira mu bikorwa cyangwa ashobora kuwutangira. Muri make rero ndumva ari ibyo. Ubwo nabasubiza umwanya noneho mukabaza ibibazo, ibitekerezo.
basubize ijambo. Murakoze. Murakoze cyane Juvenal. Ndabona bazamuye ibiganza, hari abatarimo kubasha kumanaginga mikoro za device barimo gukoresha, ariko ntacyo turajya tubibakorera. Reka ngira ngo wazamuye ikiganza ni Claude, nubwo yakoresheje izina rya kampani ye ariko ndamubona. Washyiraho mikoro yawe Claude, noneho ukabaza ikibazo. N'undi waba afite ikibazo, igitekerezo, umwanya ni uwanyu. Reka duhere kuri Claude, abandi namwe mwakora kuri cya kiganza, urebe aho ngaho kuri Zoom urabasha kubona hari ikiganza, biratwereka ko wazamuye akaboko ushaka kuvuga, noneho bikatworohera kuguha ijambo. Reka duhere kuri Claude, umwanya ni uwawe. Mbere ya byose tubanje kubashimira tubasuhuza ku biganiro byiza mumaze gutambutsa. Hanyuma ikibazo mfite ni ku ngingo twagezeho yo gukorera hamwe. Nk'imishinga igitangira, hari igihe umuntu ashobora gushaka abafatanyabikorwa kuko aba ari we watekereje igitekerezo cya bizinesi. Ni gute yamenya abafatanyabikorwa bazima batamuvangira muri cya gitekerezo kikaba cya feyiringa? Murakoze. Murakoze cyane. Haramutse hari undi nawe yabaza, noneho Juvenal akaza kudusubiriza hamwe. Mwibuke hari ushobora kuba arimo kuvugira inyuma ya mikoro ifunze, ubwo ni ukwibuka ko ni ugusubizaho mikoro yawe, kubera ko twagiye tuzifunga kugira ngo tubashe gukurikira neza urusaku rwo muri background rutaderanje abandi. Undi waba afite ikibazo nawe yashyiraho mikoro ye, tukavuga. Gishobora no kuba atari ikibazo, bikaba ari ukugira ngo utubwire uti nakunze ikintu iki n'iki, nafashijwe n'iki n'iki. Biriya bintu bine, wenda mbahaye nk'urugero, biriya bintu bine umushinga muzima mwiza uzunguka umuntu akwiye guheraho, nabikunze, cyangwa ibi n'ibi n'ibi. Ndagira ngo twe gukurikira ducecetse gusa, kuko iyo tuvuze bitera umwete umutumirwa wacu. Chantal, ngira ngo umwanya ni uwawe. Murakoze cyane. Nagira ngo nanjye mbashimire kuri iki kiganiro cyiza batugejejeho. Ngewe ni nk'inama nsaba. Akenshi batugaragarije ko imyumvire nicyo kintu cya mbere gikomeye muri ibi bihe. Kumva umuntu akubwira ati ngende umukire, ni igiki cyakorwa kugira ngo dushishikarize abantu kwikuramo ibyo bitekerezo bibi bihora bituma umuntu avuga ko ari umukene, nubwo yaba afite urwego amaze kugeraho, ariko buri gihe niba ageze imbere y'undi kubera ko wenda yumva ko hari icyo ashaka kumusaba cyagira gute, agahora agaragaza ko ari umukene. Ugasanga nuko bari gushyira abantu mu byiciro, akumva nawe arashaka kujya muri cya cyiciro cyo hasi. Mubona ari iki cyakorwa kugira ngo iyo myumvire irusheho kugenda igabanuka, cyane natwe nk'abanyetorero? Ikindi yavuze nakunze cyane, ni mu byo tugomba gukora. Mu by'ukuri hari ibyo abantu bakeneye koko, ariko ugasanga the need and want ntago abantu babasha kubyumva kimwe. Ubwo rero aho hose dukeneye ubujyanama. Murakoze.
urakoze Chantal. Ndabona François nawe umwanya n'uwawe washyiraho mikoro. Yego umwanya n'uwawe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha ku kiganiro cyiza tugejejweho na Juvenal. Mu by'ukuri twungutse byinshi kandi byatugirira akamaro muri ibi bihe byo kuba umuntu yahanga imishinga ibyara inyungu. Muri iki gihe rero abantu benshi mu by'ukuri bafite inyota yo gukora ibikorwa bitandukanye bibyara inyungu. Ntabwo numva ariko vuga cyane. muranyumva? Vuga cyane cyangwa wegere mikoro. Murakoze cyane. Nari ndavuga nti muri iki gihe hariho abantu benshi bafite inyota yo guhanga imirimo, kandi mu by'ukuri ni ibintu byumvikana bitewe n'uko ubuzima bugenda bihindagurika, ariko hari ikintu cyitwa gukora agashya cyangwa guhanga agashya, ku buryo ukora ikintu kikaba ukora bizinesi, ikaba ari bizinesi ifasha abantu, itanga akazi, ariko noneho itari ya yindi ubona umuntu mwegeranye agiye gucuruza imyenda, wabona bigenze hano ukabona ugahita ubona ko uwo mushinga ari mwiza, nawe ugahita ujya kurangura, cyangwa se ukabona undi mugenzi wawe nawe wakoze bizinesi runaka, kandi mu by'ukuri ibitekerezo aba yagize n'uko aba yarabipanze bidashobora guhura n'uko yabigize. So ikibazo rero nibazaga mwadufasha kumva, cyangwa se icyo nakwita nka tip cyangwa trick umuntu ashobora gukora kugira ngo ashobore guhanga ikintu kitari cyo kwigana kandi gifasha sosiyete cyangwa se umuntu ataherereyemo. Ni izo trick cyangwa se izo tip umuntu yakora ese zibaho, ni izihe, ni gute umuntu yabitekereza, ni uwuhe murongo yabitekereza? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nabonagaho undi muntu umwe washyizeho mikoro, Jeanne, wabaza noneho agasubiriza rimwe. ngira ngo wadusubiza, bashobora kuba bari bashyizeho mikoro par accident. Murakoze Majibi, ibibazo byiza cyane. Claude yavuze ikintu cyo gukorera hamwe, ikintu cyo gukorera hamwe kuko ni ikintu kigoranye, ariko uko byagenda kose nta gikorwa na kimwe umuntu yakora wenyine, ariko wowe nyiri umushinga ugomba guhitamo gukorana n'abantu. Tuvuge nko mu bucuruzi, icya mbere igitekerezo cyawe iyo ugitekereje ugomba kugira abantu ukiganira nabo mbere y'uko ugishyira mu bikorwa, kuko ukeneye ibitekerezo bitandukanye. Burya nta makosa nko kugira igitekerezo ukagihisha ngo abantu batazagitwara, noneho uzagishyira mu bikorwa utarabasha kugisha inama. Ni ukuvuga yuko gushyira hamwe gukorana n'abandi si ukuvuga abantu mugiye gufashanya management cyangwa bagiye gushora mu gikorwa cyawe ku buryo musangira igikorwa. Hari uburyo bwinshi bwo gufatanya ku buryo butandukanye. Ni ukuvuga gukorera hamwe cyangwa gukorana n'abandi bantu biri mu nzego zitandukanye. Niho rero ugomba kureba niba igitekerezo ari icyawe, vision ari iyawe. Ni wowe visionary, ni wowe nyiri igitekerezo, ni wowe ugomba gufata responsibility zo kumenya icyo ukeneye. Ariko mu bintu ukeneye harimo ibitekerezo by'abandi bantu. Mbere na mbere ibitekerezo bishobora kuva mu bantu bakuzi, bazi ubushobozi bwawe, bakakubwira ati turakuzi, biriya wabishobora, cyangwa twakugira inama nziza, cyangwa tuzagufasha n'ibikugora. Hari abantu b'abahanga ushobora kwitabaza bakugira inama z'ubuhanga. Noneho rero hari n'isoko, hari abantu ushaka kuzagezaho icyo kintu, ugomba kugenda ukabavugishwa, ukababwira umushinga wawe.
bivuga ko abantu bashobora kugira uruhare mu nzego zitandukanye. noneho hari n'igihe bishobora kugera ugasanga ukeneye abafatanyabikorwa ariko mu buryo bwo gushora imari. icyo gihe noneho ugomba guhitamo neza ku buryo ukareba ibyiza bakuzanira ariko ukirinda n'ibibi, cyane cyane ku buryo bashobora kuza wenda ntimuhuze vision cyangwa bakaza bafite izindi nyungu. ni ukuvuga rero ni ibintu bisaba kwitonda cyane cyane ko gufatanya ni ibintu bigoye cyane ko abantu bamwe baza bashaka kubona inyungu z'ako kanya kandi batarushye. Ibyo rero ni ibintu byo kuganiraho nako byo gutekerezaho neza, ariko ukamenyana abantu ugiye kwifashisha mu nzego zitandukanye kugira ngo ushobore kugera ku gikorwa cyawe. ariko ni ibintu bitoroshye bishaka gushishoza cyane, kuko kenshi gufatanya biragora, ariko nanone ntabwo ushobora kugera ku kintu udafatanyije n'abandi, ntibishoboka. ariko ugomba kwitonda mu guhitamo n'urwego n'uburyo bashyira ubaha responsibility ku gikorwa cyawe. Chantal ubajije ikibazo kijyanye n'imyumvire. Kiriya kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. kiriya cya poverty mentality, nabaha urugero nkanjye umaze imyaka irenga 20 cyangwa hafi 30 muri development, harimo uburyo twigishijwe cyane abanyafurika dufite ikibazo cyane, kuko amateka yacu y'ubukoroni, uburyo twigishijwe no kugeza uno munsi, n'uburyo dushyirwamo ko turi abakene bo gufashwa. nabaha urugero, ni ibintu twakozeho cyane, nanjye nakozeho cyane. Banke Mondiale kugeza ejo bundi, kugeza n'uyu munsi mu bihugu byinshi, hari porogaramu nazikozemo kenshi zivuga ngo poverty reduction strategies, kugabanya ubukene. iyo wanarije neza izo porogaramu zo numva nabyanditse mu gitabo cyanjye, kugabanya ubukene, mbega ni nkaho bavuga bati abanyafurika ni ukubagabaniriza ubukene, ariko ntibibaho yuko batabaho badafite ubukene. donc ni ukuvuga yuko kamere yacu donc ifitanye iririye ni mwahwi n'ubukene. noneho icyo kintu cyumva tukumva ko tugomba gufashwa buri gihe, tugahora duteze ko abandi bazadufasha dufite ubukungu Afurika ifite. ni ukuvuga yuko badushyizemo ko dukenye, noneho ntitubone ubukungu dufite, tugahora twumva yuko tugomba gufashwa. ibyo ni ibintu bijyanye na education, ni ibintu bimaze igihe kinini. noneho fata nk'urugero mu Rwanda, iyo bari gushyira abantu muri kategori, njyewe rwose hari kesi yambayeho, umuvandimwe yaranterefonye bibereye hanze ngo uzi ibyago nagize. ibyago se wagize n'iriya, ati banshyize muri kategori ya 4. urumva kategori ya 4, kategori ya 4 ni y'abantu bitu muri cya cyiciro cy'ubudehe cya mbere. none se bashaka ko bagushyira muri iyo kategori, ati nibura bakanshyira muri kategori ya 2. ufite imodoka, inzu, urakodesha, ubu koko umuvandimwe wanjye urumva ko ugomba kujya muri kategori y'ubutindi koko? ngoya yababajwe. ikibazo kimubabaje yashyizwe muri kategori y'abakire. mbega ishyano ryaguye. donc ni ukuvuga babishyizemo ko ubukene buduha amaronko. noneho tuba comfortable mu bukene. noneho bitugira ingaruka mbi cyane zo kudashaka uburyo tuva mu bukene. washaka noneho ahubwo ikibi, nk'ubu wavuga uti ngiye gukora umushinga nshaka kwiteza imbere, abantu bakakubwira ngo ubwo se wowe urashaka kugaragaza yuko, ahubwo abantu bakumva yuko kuba ushaka kuba umukire ni ikibazo. ku buryo hari igihe kujya muri bizinesi abantu babifataga nko guteka umutwe, cyangwa nko ku muntu wabuze ikindi akora, yabuze akazi ka leta, yabuze ishuri, nta kindi yakora, ni ukujya muri bizinesi. ariko ibyagaragaye nuko abantu bagiye muri bizinesi aribo bagarutse bagahakaza abantu barangije za university. ni ukuvuga rero ko bijyanye na education dufite iturimo, ku buryo iki kintu nicyo kidushyira inyuma cyane, kigatuma ibihugu byacu duhora dusabiriza. ugasanga igihugu nka Congo kirafashwa n'Ububiligi, ugasanga Nigeria
irafashwa n'agahugu gatoya k'Iburaya. Perezida wa Nigeria ajya muri ako gahugu kwaka imfashanyo. Nigeria ifite peteroli, ifite ibintu byose, ikajya mu Buholandi gusaba imfashanyo. Ugasanga ni ibintu, ni indwara iteye ubwoba. Ni ukuvuga rero yuko ikintu kimwe cya transformation tugomba guhindura mindset yacu, tukumva yuko noneho nk'abakristo Imana tugomba kumenya yaturemye nk'abandi, dufite ubushobozi nk'ubw'abandi, turi abana b'Imana, dufite access yaba umuzungu yaba iki. Ariko nanone twibuke yuko hariho amatorero yigeze kutwigisha yuko ahirwa abakene, kuko aribo bazara mu bwami bwo mu ijuru, bakabigira ku buryo inyigisho nk'izi ngizi turi gutanga hari abantu babyituye. Pasiteri ndumva hari abamubwira bati ubukire nyabwo pasiteri ni iturufu ushaka gukira mu kuko ntabwo abantu babyumva ko umukristo iyo avuze ubukire bavuga yuko yayobye, yashatse gukira. Ariko icyo kintu urumva ko ni ikintu kiri education system, kiri muri development programs, cyagiye no mu nyigisho z'amatorero twemera none, ariko byazanywe ari ibintu byaje biherekejwe n'ubukoloni kugira ngo twebwe abirabura batugumishe muri bwo, kugira ngo tutagira ubwenge noneho tukamenya kubyaza umusaruro ubukungu kamere dufite. Ni ikintu rero gikomeye cyane kugira ngo rero iki kintu tukivemo, ni education cyane cyane guhera ku bana bacu. Natwe nk'ibi biganiro tukumva yuko dushoboye, kandi tukumva ko tugomba kuzana umuco mushya wo kugira ngo umutungo dufite tubyaze umusaruro, twigire twe guhora dutegereje akimuhana kazaza. Ariko ni process ndende cyane, birumvikana ni challenge ikomeye cyane ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'abantu ku giti cyabo. Wavuze ikindi ku bijyanye n'ibyo abantu bakeneye hariya. Ndumva pastor hari video yigeze kunyuzaho kumenya ubukene. Ubundi icyo umuntu akeneye ni needs, ni ibintu ukeneye kugira ngo ubeho, ibintu by'ingenzi. Ariko kenshi ibintu duta mu mwanya n'ibyo dushaka biduha umunezero w'igihe gitoya cyangwa birengeje ubushobozi bwacu. Urugero, isaha zose zibara amasaha 28, nta isaha iri ku gihe iri ku gihe. Ariko ushobora gusanga umuntu waguze isaha y'ibihumbi 100 n'undi yifite isaha y'ibihumbi 20, ariko ibihumbi 100 ni ukererwa kandi yayiguze amafaranga yagujije kugira ngo igice ku muntu adakunda. Ibyo ngibyo twiberaho. Nuva rero ibikenewe ni bya bintu uvuga utari mbibuze haba ikibazo mu rugo, mbibuze nagira ikibazo. Ibyo nibyo needs, what you need. Ariko what you want, ibyo ukeneye bijyanye na desires, ni ukuvuga ni bya bintu by'imirenga utabifite ntacyo, ni bya bindi byo kwibonesha bya mabonesho. Ikibazo rero dufite naho ngaho kiri, kuko dufite umuco wo kwigaragaza cyane cyane. Twebwe abanyafurika hari ibihugu nabayemo nabahurira nka Nigeria ni ya mbere. Ugiye mu bukwe bwo muri Nigeria wakubaza uti no muntu ni miliyarderi, ariko yafashe credit ya banki, yewe na funérailles kujya guhamba nabyo baka credit ya banki. Ni ibintu biteye ubwoba, ariko kugira ngo community mubone ko ari mu rwego rumwe, none ugasanga umuntu biragize. Ni ukuvuga rero kumenya ibyo dukeneye, noneho urebye reza dimension uko ari 7 zimenya ibintu ukeneye, noneho ibyo bikaba ari nabyo biguha bwa bukire nyabo. Kenshi rero amafaranga menshi dufite igishoro cyavuye mu mishahara yacu, ariko kenshi tubikoresha nabi, none ugasanga buri gihe duhora mu bukene. Tufite inyatsi, turahembwa ntituzanajya, ukwezi kurashira boutique twishyuza aya n'aya, ibi n'ibi, ugasanga ntituzi ibintu dushoramo amafaranga. Urugero, umwana azakubwira ati papa mama nkeneye igitabo ku ishuri cy'imibare, ukibuka ko kigura 6,000. Utoya uti kirahenda, nzaba nkigushakira, cyangwa ku ishuri nta bitabo bagira. Ariko mu kanya uri umugabo ugahita ujya mu kabari
ukayanywera n'inshuti ukava yinywereye 20, umwana ntabwo wamuguriye igitabo. Umudamu ukavuga uti sande nzasubira gusenga, ubusize nari niyogoshesheje gutya kamemu ngiye mfite coiffure nk'iy'ubushize ntabwo byagaragara neza, ukabugiye muri salo 10 biragiye, umwana aracyategereje igitabo. None hagati y'igitabo cy'umwana kimwigisha imibare n'inshuti zawe cyangwa na salo de coiffure ni byiza kubigira, ntabwo byanze, ariko aho warutanije ibyo bintu. Rero ni ibintu dukunze guhura nabyo, ibyo ngibyo bituma tutabona amafaranga yo gushora makeya dukeneye. François yavuze ibyo guhanga imirimo. Iki kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane. Guhanga agashya ni innovation. Ni ukuvuga yuko ikibazo dufite ni ukwigana. Niba mugenzi wanjye agurishije inyanya kunguka nanjye nkagurisha inyanya, niba kanaka afunguye butike y'isukari, amata, umunyu muri karitsiye nanjye akaba ariyo mfungura, kuko nishyiramo. None ntihabe ikintu cyo tukwiye gutekereza tukareba ibibazo bihari, twashakira ibisubizo kandi bijyanye na bya bindi navuze, bijyanye n'ikintu ukunda gukora, ufitiye ubushobozi, ufitiye impano, ushobora gukora ku buryo abandi wagira. Ibi rero ibintu birahari, nuko ahubwo dufite ubunebwe bwo gutekereza. Ntidufata umwanya wo gutekereza, wo gushakashaka kandi ngo tugerageze ibyo bita experimentation. Ntabwo tubanza kureka yuko hari undi uhomba cyangwa ubanza kugerageza, ntituzamenye inzira yanyuzemo, noneho tukamwigana kandi ntitumenye ibibazo yahuye natwe twajyamo twe tugahomba. Ni ukuvuga yuko twebwe ntabwo dufata umwanya wo gufata risike ngo twishore, dushyiremo imbaraga, dutekereze, noneho dushobore gukora ikintu cyacu. Dushaka mbega rakurusi, dushaka iy'ubusamo. Aho rero iyo ushatse iy'ubusamo ntabwo ubona igitekerezo cyihariye, ahubwo kizatuma kigira agaciro kihariye, bityo abari wowe aho rero birasaba gutekereza cyane innovation, guhanga, gukora experimentation, bityo ukaba wahanga ikintu. Bisaba akazi kenshi rero, niyo mpamvu bisaba umwanya wo gutekereza. Kenshi rero tubura umwanya wo gutekereza. Ndumva muri gahunda zacu tugomba kuzajya dufata umwanya wo gutekereza, tugashakisha, tugasoma, bakora ubushakashatsi, interineti yaraje, tugashaka ibitekerezo byinshi, noneho tugashaka ibyashoboka byaboneka, noneho tukagira innovation, aho kugira ngo tugore twigana abandi. Kandi iyo ubonye igitekerezo cyawe cy'umwimerere nicyo kiguha ubukire mu gihe gitoya kandi buzaramba. Ndumva muri make ari uko nabisubiza, ariko ni ibintu tuzagenda tugarukaho mu gihe tuzagenda tugenda twiga imishinga yanyu ku buryo bw'umwihariko. Murakoze cyane Juvenal. Niba hari undi ufite ikibazo wenda kimwe cyangwa bibiri tugana ku musozo, mbibutsa yuko ibi biganiro tuzabigira nka sesiyo 10 nabivuzeho dutangira. Tuzabigira nk'uko mwabibonye ku itangazo rihamagara, tuzatugira kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ubwo ni ukuvuga ibyumweru nka 3. Noneho nyuma yaho twizera ko ibitekerezo by'imishinga abantu bazaba bifite, habeho kubiganira mu gikari. Ndabona Ernest yasaba ijambo, washyiraho mikoro yawe hanyuma ukatubwira. Yego, murakoze cyane Pastor. Natangira mbashimira cyane kuri iyi initiative nziza yo kugira igitekerezo kugira ngo dufashe kuduhugura mu rugendo rukomeye rwo kugera ku iterambere cyangwa se ku bukire nyabwo, kandi turi n'abakristo. Ndashaka kuvuga ibintu numva bitari buze kuba byinshi, ariko iyi sije yo kuba umuntu yakitwa umukire cyangwa yakitwa umukene, usanga ari sije navuga abantu benshi badakunze kumva kimwe. Hari mugenzi wanjye wari wayibajijeho, aho usanga abantu bamwe biyita abakire, abandi bakiyita abakene kubera impamvu zigiye zitandukanye. Bamwe bakavuga ati kugira ngo umenye ko uri umukire, uramutse umaze igihe udakora, igihe wamara udakora
ugakomeza ukabaho ubuzima nk'ubwo wari usanzwe ubwo icyo gihe niba ubonye amezi angahe, niba ari 3, niba ari umwaka, ubwo ubukire bwawe ntaho bugarukira. Ugasanga vraiment ni sujet itari clear, kuvuga ngo fact runaka umuntu yagendera akavuga ati cyangwa se yiyevaluwa akavuga ati okay, ndumva ndi umukire cyangwa se ndumva ndi umukene. Ugasanga ni ikintu riri kidasobanutse. Ndaza gusaba nanone Juvenal kugira ngo yemphasize kuri kino kintu, aduhe avuga wenda life tricks cyangwa se niba ari nka checklist wenda nibishoboka, bavuga ati niba wakavivura kanuka kavivura ushobora kwisanga uri umukire cyangwa se ukisanga uri umukene. Ikindi kintu navuga, nashimishijwe cyane na topics zizakurikiraho. Ibi biganiro biteguye neza, biratera amatsiko ku buryo umuntu atabasha kuba yagira icyo acikanwa atagikurikiye. Ikindi kintu ari nacyo cya nyuma nashaka kuvugaho, ni arimo gupresentinga ahantu yageze, aravuga ati what to do, ni iki cyo gukora mu by'ukuri, kandi ntekereza ko n'ubundi ariho tugana. Yavuze ibintu bine, ntabwo ndibuze kubisubiramo, ahubwo ndibanda cyane ku cya mbere, harimo icyo ukunda, gukora icyo ukunda, cyangwa se wenda naho nanabisubiramo, aho yavuze ko icya kabiri cyavuga ikintu ufitemo ubumenyi, icya gatatu ikintu abantu bakeneye, icya kane icyo abantu baguhembera. Ikibazo nanifite hano, ushobora ukabona umuntu yisanze mu kintu cyangwa se arashaka kujya mu kintu, abona abantu bagikeneye ndetse banakigura ndetse agifitemo n'ubumenyi, ariko icyo kintu ntabwo agikunda. Uwo muntu wamugiriye inama? Murakoze cyane. Murakoze Ernest. Niba hari nk'undi umwe nawe undi umwe waba ufite ikibazo nawe yatubwira, hanyuma Juvenal akabisubiriza rimwe. Ndabona nta wundi uzamura, kereka wabisubiza. Yego. Ernest, ibibazo ubajije ni byiza. Hari uvuze uti ubukire ubukene ubibara gute? Ibi bintu urebye n'amazina, ni umuntu ku giti cye, ni umuntu ku giti cye ugomba kumva yuko akize cyangwa akenye. Ariko tuvuze duhere ku bya bindi, kumva yuko ukenye no kuva yuko udashobora kubona iby'ibanze ukeneye mu buzima, ukumva yuko utabifite muri icyo gihe. Aha naho ariko wenda natandukanye ibintu bibi. Hariho imyumvire y'ubukene, poverty mentality. Ni ukuvuga yuko hari ukumva ko ubundi ntabwo umuntu yagombye kumva yuko ari umukene muri kamere, cyane cyane noneho twebwe nk'abakristo turi abakene. Ni ukuvuga ko mu gihe iki n'iki runaka urakenye. Ni nacyo nahera mvuga, kuvuga ngo wakize ni ukuvuga yuko hari ikintu warwaye, ariko ni ukuvuga ko mbere iyo ndwara utari uyifite. Ni ukuvuga ko tugiye wenda no mu byanditswe byera, ntabwo Imana yaremye umuntu akennye. N'umuntu bujya mu nda ya mama we ntabwo aba akennye. Abana bose abafite comfort mu nda ya mama we, ifite ibikenerwa byose kugeza avutse. Ni ukuvuga rero ko Imana yaremye umuntu adakennye. Umuntu avuka adakennye, ariko akena ageze mu buzima bwo hanze, cyangwa akeneshwa n'ibyaha nyine nk'uko twacumuye nyine umuntu agakena, Imana ikamutegeka ko agomba kugira. Ni ukuvuga rero yuko ubundi kamere y'ubukene ntibaho ku bantu bemera, ariko ushobora kuba mu gihe ufite ibintu ubuze, noneho
ikibazo ufite ni gute uzasubirana bya bintu wabuze muri iki gihe ushobora kuzongera ukabisubirana noneho ukava muri bwa bukene ibintu wari ukeneye ukabibona. Tuvuge niba ikintu cya mbere abantu bakena abanyarwanda twagize ni inzara. Inzara burya tugiye mu mutwe cyane ku buryo n'ubu ngubu bigaragara ko inzara ntiradushiramo. Nabaho urugero, niba mujya muri za resitora z'amabife, iyo batubwiye bati tujye kwiseriva nta wa wundi udupimira, dushyiraho byinshi cyane kuko turacyafite inzara muri subconscious yacu. Uravuga utereka mbirya nta wamenya ejo cyangwa muri za resebusiyo, ni ukuvuga ko turacyafite mentality y'inzara. Ariko ubundi iyo mentality ntabwo twagombye kuyigira, cyane cyane iyo ibiryo bihari. Umwana wavutse abona ibiryo n'iki byose ntabwo ajya yiyuzuriza isahani ngo asendere, oya ashyiraho ibyo ajya akarangiza. Ni ukuvuga rero yuko kuba uvuga ngo umukene ubundi ni umuntu ku giti cye wagombye kubireba, ariko nanone kubera yuko twabaye formate, donc twabaye environment yadushyizemo uburyo ngomba kumva umukene ni ikintu kigoye. Ariko ubundi nk'ibi nashyize hano nibyo bigaragaza ibyo umuntu akeneye mu buzima. Ibi uko ari birindwi: kugira ubuzima bwiza bw'umubiri utarwaye, kugira ubumenyi buhagije, umuntu agomba guhora bwongera, ntujye muri kategori bavuga ngo umuntu ni injiji. Kandi Imana yaduhaye ubwenge buhagije ku buryo umuntu wese ashobora kwiga neza atajya mu ishuri afite ubwenge ashobora kumenya. Kugira icyo ukora, buri muntu wese afite ikintu ashobora gukora. Uhora wongera ubukungu, none ugashobora kuba wakemura ibibazo by'ibanze. Kubana neza n'abandi, kugira urukundo, kugira imyemerere, ibyo byose nibyo bishobora kuguha ubuzima bwiza navuga muri rusange. Noneho wowe ushobora kumva yuko ukenye cyangwa ukize bitewe n'ibyo ugize. Ariko kenshi turibeshya ukabona ko wenda utwaye vewiti ari ukize kandi wenda ntasinzira. Sinzi aho guhitishamo vewiti no gusinzira icyo wahitamo. Urumva, ni umuntu rero ugomba kumenya akumva yuko ibyo yifuza iyo yabibonye, akumva yuko anezerewe kandi yishimiye ibyo afite kandi bihagije mu byo akeneye. Ariko biragoye kugira ngo ugire ibyo wifuza byose ariko nibura ukaba ufite iby'ibanze bigizwe. Ari nakubwira yuko umuntu niwe wagombye kumenya neza uko ahagaze, cyane cyane tukirinda kurebera ku bandi. Umuturanyi wanjye yaguze imodoka nanjye nyigure, yayiguriye madamu nanjye nyigurire madamu, yazamuye igisenge cy'inzu nanjye nkizamure. Donc ukareba wowe icyo ukeneye kugira ngo urebe iby'abandi, kugira ngo wishushanye muri sosiyete. Aho henshi niho dukunda kuba, ariko umuntu niwe wareba akamenya ibyo akeneye, noneho akaba ari we akirengagiza cyane iby'abandi, akareba ibyo yumva yuko ari ngombwa muri we, bito nk'iyirarire cyangwa ngo asesagure. Ikindi wavuze n'ibiriya byo guhitamo icyo ushaka gukora, icyo ukunda. Aha ngaha kenshi biragoye kugira ngo ubone igikorwa cyujuje biriya bine, cyane cyane iyo ukeneye akazi, iyo ukeneye umushahara. Kenshi dufata akazi niyo twaba tutagakunda kugira ngo tubone umushahara dushobora, kuko turi muri survival. Iyo uri muri survival, hahandi ugomba kubaho ukagira iby'ibanze, nta kundi ni survival nyine, ibyo ubonye byose byagutungura bifata. Kenshi niko buzima turimo. Aha ngaha rero kenshi biragoye kugira ngo cyane cyane akazi katari akawe wahanze ubona akaguha umushahara akagutunze. Ariko noneho iyo bije mu guhanga umurimo ugiye gushoramo umutungo muke cyane ufite, noneho ugashoramo cya gishoro twavuze cy'ibanze, ni ukuvuga niba uvuga uti n'umwana w'Imana sinywa inzoga, ntabwo ari ukwiye kujya kugurisha inzoga kuko zinjiza amafaranga. Umuturanyi yinjiza amafaranga, oya, ukwemera kwawe ntikwemerera. Ni urugero, ibintu ufitemo impano, ibintu ufitemo ubumenyi, noneho iyo ubikunda ni ukuvuga ko ni cya kintu washyiraho umutima, kuko wa murimo ugiye guhanga uzagusaba ubundi bintu nakwita impossible. Ni ukuvuga bidashoboka, bishobokera wa wundi ubikunda akaba arara anabitekereza akanyitanga birenze urugero, kuko cya kintu yabikora yumva amerewe neza. Cyane cyane ikintu gikemura
ikibazo abandi bantu bafite, kuko nk'abakristo tugomba gukora ikintu gituma umuturanyi wacu, undi muntu nkanjye abaho ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ibyo nkora biri mu muhamagaro muri make. Ni umuhamagaro ngiye gukemura ikibazo gituma abantu bagira ubuzima bwiza, bakabaho ubuzima Imana yabaremeye. Ni ukuvuga rero bisaba mu muhamagaro, bisaba kubikunda kugira ngo uzabyitangire. Mbega n'umurimo w'Imana nk'uko na pasiteri akora kenshi adahembwa. Ariko none icyiza ni uko umurimo uzagutunga kandi amafaranga azaza ari inyongera, atari yo motivation ya mbere. Bariya abantu bose bakize niko babikoze. Ba Bill Gates usomye za biographies zabo bikundiraga computers, akariraraho akagera gute, yarinze agira imyaka 30 n'ingahe, yakoze imyaka 20 atarafata holiday, atarajya muri vacances, ari miliyoneri. Kuko gukodinga no guprograma nibyo byari ubuzima bwe, ariko iyo tutamugira ntabwo tuba dukora izumu izi computer. Yarabikundaga. Aba bose turi gusoma bari abamiliyoneri ni ibintu bakunda. Noneho amafaranga yabaye yaje nka by accident, aza kurikiye kuko yakoze akazi gakemura ibibazo by'abantu. Ni ukuvuga rero yuko niba ugiye guhanga umurimo kubera ibyo bizagusaba cyane cyane bitari n'amafaranga cyangwa bigusaba umwanya, bigusaba iki, ni ngombwa cyane ko uhitamo ikintu ukunda. Naho ubundi uzacika intege nugera hagati ukireke ufata ikindi gutyo. Niyo mpamvu bisaba gutekereza cyane, ugahuza na innovation kugira ngo ushobore kubona ikintu ukunda cyane, ushobora kongeramo ubumenyi abantu bakeneye kandi kizabyara umusaruro kikakwinjiriza. Ndumva muri make ngira ngo byose nabishubije. Bwasigaye ibindi tuzagenda tubiganira turi kuri case z'imishinga ifatika, ariko cyane cyane tugaruka kuri ayo mahame kuko ari foundation yo kumenya impamvu, kumenya why na how, none n'ibyo gukora what ubikora neza bifite ireme, none bigatuma ko igikorwa uzageraho kiramba, kikaba sustainable, none kikazakugeza kuri ya category yihe ya success, kikazagira passive income, wenda kikazagira no kuri ya significance uzaba warapfuye. Abantu bakavuga ati kiriya gikorwa muzi wagitangiye bikanaka. Niyo mpamvu bya Amerika ba Rockefeller, ba Ford, abandi bose bakoze za Ford Foundations ntibakiriho, ariko ibikorwa bakoze biriha amashuri, bitanga za bourse kubera inyungu, barapfuye kera. Ni ukuvuga rero ibyo natwe birashoboka nk'abana b'Imana. Ubwo bushobozi natwe Imana yarabuduhaye, iyo migisha natwe turayifite, hasigaye ni twebwe tugomba kuyishyikira tukayakira. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo uyu mugoroba nta bindi bibazo turi bufate. Nagira ngo nsabe abagihari, twahoze turi 27 none ndabona dusigayemo turi 18, ariko abagihari ushyireho mikoro umfashe duha amashyi Juvenal wadufashije. Ibi biganiro biraryoshye, ndibwira ko hari abanditse muri comment ngo bitangiye ngo ibitekerezo by'umushinga bitangiye kuza. Ubwo ndibwira ko mu minsi iri imbere kuwa gatatu kuwa gatanu mutazacikwa, muzaba mwaguze megabyte, mwaguze bando ihagije kugira ngo mubashe gukurikira n'ibindi. Reka rero tumuhe amashyi tumushimira. Murakoze cyane. Yabibabwiye ni umuntu ubifite nk'umuhamagaro, ntabwo turahura, ntituziranye mu buryo bufatika, twahuye muri ubu buryo bwa online, ariko ni umuntu igihe tumaze tumenyane wambereye umugisha ku giti cyanjye, kandi ntekereza ko namwe abo twatangiranye tukaba tugejeje aya masaha yababereye umugisha.
twabivuze dutangira, ntabwo ari ibiganiro by'abadafite icyo bakora gusa, abashomeri nubwo nabo baje byabafasha, ariko n'umuntu waba afite akazi ashaka kugira ikintu atangira ku ruhande, ibi biganiro bishobora kuzamutera umwete bikamufasha. Nashimye, harimo ingeri zitandukanye, hari abo nabonyemo b'abayobozi, hari abo nabonyemo muri hirya y'igihugu mutari hano. Reka twese tuzongere ejo bundi kuwa gatatu saa 2 z'ijoro ku isaha y'i Kigali. Imana ibahe umugisha kandi Imana ihire ibyo mwerekejeho amaboko, ibahe clarite y'ibitekerezo kugira ngo imishinga mufite ivemo imishinga ibyara inyungu, tuzagere kuri success, tuzagere no kuri legacy nk'uko tubyifuza. Ndumva twasorezaho. Hari abifuje ko izi slides zakoreshejwe twazibaha, turaza kubiganiraho na Juvenal niba twazitanga ubu cyangwa nyuma tumaze kurangiza sessions zitandukanye. Mboneraho nabibutse yuko ibi biganiro byose kuva aho twahereye kugeza nonaha byarimo bitambuka live kuri YouTube channel y'Ubukire Nyabwo. Waba hari ibyamuciyeho atabashije kubikurikira, ushobora kujyayo ukongera ugakandaho ukumva ikiganiro cyose. Murakoze rero, mugire ijoro ryiza, Imana ibahe umugisha. Murakoze Mable. Murakoze cyane Pastor na Juvenal.